ubwami kimwe mu bishobora kukwereka uburemere bw'icyubahiro. Umwami cyane cyane uwo hambere wasangaga ari nyiri igihugu, ibintu byose abifiteho uburenganzira busesuye, icyo akunze cyose kikaba icye mu gihe abyifuje. Mbese ku muntu ukunda icyubahiro cyane, inzozi ashobora kurota zakuzuza ibyifuzo bye ni ukuba umwami. Afurika ni umugabane wihariye kuba warakoronijwe hafi ya wose uretse ibihugu bikeya bitakoronijwe. Mbere y'ubukoroni uyu mugabane wari ufite ubwami butabarika. Kuri ubu muri Afurika uhasanga ubwami mbarwa buzwi burimo Maroc na Swaziland n'ubundi utapfa kumenya neza kuko ubwinshi bugenda bucucitse mu butaka bwitwa bwa Repubulika, ariko ugasanga harimo umwami ugifite abayoboke. Hashize imyaka 40 ubwami bwa Centrafrica, bumwe mu bwami buheruka, buzimye nyuma y'imyaka 2 gusa bwamaze nyuma yo gushingwa n'uwitwaga Jean Bedel Bokassa, umwami umwe rukumbi wayoboye ubwo bwami agahirimana nabwo. Muri iki kiganiro turagaruka kuri uyu mugabo ufatwa nk'uwarushije abandi bategetsi bose muri Afurika mu kwigwizaho icyubahiro n'ikuzo. Nta muntu wishize hejuru kuri uyu mugabane ngo ageze ahe, yemwe bamwe banabonaga asa n'urwaye indwara yo gukunda ikuzo agakabya, ibyo bita mu gifaransa megalomani. Abanyarwanda baragenura bati aho wambariye inkanda ntukahambarire ibicocero. Nyamara byarangiye uyu mugabo wabaye umwami w'abami w'ubwami bwa Centrafrica, aho yambariye ikamba ahambariye amapingu. Ni inkuru igeraho igasa n'isekeje. Iyo wari umugaturika akaza kuba umuyisilamu kubw'ubushuti yagiranye na Muammar Gaddafi kubw'inyungu za politike, ariko akaza gusaza no gupfa yongeye kwiyita intumwa yihariye ya Yesu Kristo mu bantu. Kandi ko uyu yari afite abagore 18 n'abana 52 bazwi. Ni ikiganiro Umurage n'Amateka. Nge di Trésor Pierre Chanel Ndayisenga. Bokassa ni izina ryari rizwi cyane mu myaka za 70. Kuwageraga muri Centrafrica wese yagombaga kumumenya byanga bikunda, kuko amafoto ye yari ahantu hose ku mafaranga, ibibumbano hirya no hino mu gihugu bikozwe mu ishusho ye, cyangwa se akamubwirwa n'igitinyiro izina rye ryashyiraga mu baturage b'icyo gihugu. Hari ku ya 22 Gashyantare umwaka w'1921 ahitwa Bobangui mu birometero 60 uvuye Bangui mu murwa mukuru w'iki gihugu werekeza mu majyepfo ashyira uburengerazuba, nibwo wari shefu w'umudugudu wo muri aka gace witwaga Midogon Dogulu na madamu we witwaga Marie Yokowo bibarutse umuhungu maze bamwita Bokassa. Nyuma y'agahe baza kumubatiza bamwita Jean Baptiste de la Salle. Uyu mwana waje gukura agahinduza izina rye rya Jean Baptiste de la Salle akarikuramo impine y'imbumbe ya Jean Bedel. Ntiyabonye amahirwe yo kurerwa n'ababyeyi be igihe kirekire. Nyuma y'imyaka 6 ise umubyara Mindongo yakoreraga abakoroni bahingaga ipamba mu mirimo yo muri Centrafrica, ariwe wandikaga abakozi bashya bagombaga kwinjira muri iyo mirimo. Nyamara yitegereje ubucakara bwakorerwaga bene wabo, bisa naho nawe yabigiragamo uruhare, kuko abaturage bamubonaga ku ruhande rw'abakoroni. Maze igihe kiragera umutima umutegeka kutabyihanganira, niko gufungura imfungwa abakoroni bari barafunze bazikorera iyicarubozo, maze abakoroni baza kumufata bamuha igihano cyo kumuca umutwe ku karubanda hafi y'ibiro bya perefegitura y'iwabo. Umugore we yashenguwe n'agahinda k'indengakamere maze yiyahura nyuma y'icyumweru, maze abo bombi bahita basiga Jean Bedel Bokassa ari umwana w'imyaka 6 arerwa na sekuru. Ubwo yatangiraga ishuri yize mu mashuri y'abamisiyoneri b'abapadiri bashakaga ko yazavamo umupadiri, nyamara uyu aza guhitamo kwibera umusirikari mu ngabo z'abakoroni b'Abafaransa bakolonizaga Centrafrica. Yinjiye mu ngabo z'Abafaransa mu 1939, nyuma agenda azamuka mu ntera abasagenti muri iki gisirikari, ari nabwo yajyaga ku rugamba hirya no hino nko mu ntambara yo muri La. Nyuma y'intambara Abafaransa barimo, Bokassa yagiye mu ishuri rikuru rya gisirikare ryitwaga Prytanée Militaire de Saint-Louis yabaga muri Senegal, aza no gukomereza mu ryitwaga Chalon-sur-Marne. Nyuma yaho uyu mugabo yaje kurwana mu ntambara zo muri Indochine no muri Algerie, agenda ahabwa imidari myinshi yo kwitwara neza mu ntambara, harimo n'imisaraba y'intambara n'indi midari. Yarangije urugendo rwe mu gisirikare cy'Abafaransa afite ipeti rya capitaine. N'umwe mu basirikare b'Abanyafrika bari barageze ku mapeti akomeye mu bisirikare by'abakoroni. Uyu ntiyavuye mu gisirikare cy'Abafaransa burundu, ahubwo ngo yakomeje ari umujyanama mu bya gisirikare, ariko ashyira imbaraga mu gutangiza igisirikare cya Centrafrica kitari kiriho muri icyo gihe. Nyuma nibwo yaje gusaba ko yakwemererwa kuva mu ngabo z'Abafaransa kugira ngo ayobore ingabo yaramaze igihe abereye umujyanama mu gihugu cye kavukire. Mu 1964 mubyara we witwaga David Dacko niwe wayoboraga Repubulika ya Centrafrica yigengaga kuva mu 1960 ikigenzurwa biteruye n'Abafaransa. Uyu rero yaje guhamagara Bokassa Jean Bedel
wari mubyara we ngo amufashe gushyira igisirikare ku murongo, maze amugira colonel, amugira umujyanama mu bya gisirikare ndetse anamugira chef wa etat major. Mu mpera z'umwaka w'1965 wari ukuriye gendarmerie yagerageje guhirika ubutegetsi bwa David Dacko ndetse yohereza n'agatsiko ko gufata Bedel Bokassa wari inkoramutima ya perezida akaba na mubyara we. Ibi nubwo atari yabiteguye mbere y'igihe, Jean Bedel Bokassa yahise abyaza umusaruro iki gihe cy'imidugararo, maze ahangana n'izo ngabo za gendarmerie zashakaga kumwikiza, cyo kimwe na mubyara we ahita anaboneraho ahirika mubyara we ku butegetsi nk'uko chef wa gendarmerie nawe yari yabigambiriye. Yagiye ku buyobozi mu Kuboza ku ya 31 mu 1965. Uko guhirika ubutegetsi bakwise coup d'état de la Saint-Sylvestre, nguko uko Jean Bedel Bokassa yabaye perezida wa kabiri wa Repubulika Centrafrica. Mu myaka 7 ya mbere ari ku butegetsi nka perezida, yaramamaye cyane ahanini kubera igitsure cye gikabije cyanajyanaga n'ibikorwa by'ubugome bw'indengakamere, aho ngo yakundaga gukorera abantu yicarubozo kandi ku karubanda, ngo akananyonga abantu bakoze amakosa runaka niyo yabaga adakomeye cyane. Uyu mugabo uretse kuba yari yarabaye mu ngabo z'Abafaransa, yanakomeje kuba inshuti ikomeye y'Abafaransa, bamubonaga nk'uwazabafasha kurengera inyungu zabo bwite, cyane cyane ko bashakaga gusahura ubutare bwa uranium bwo mu gace ka Bakuma muri iki gihugu. Abafaransa kandi ngo bari bashishikajwe cyane no kubyaza umusaruro andi mahirwe menshi yagaragaraga muri iki gihugu kiri neza neza mu mutima w'umugabane wa Afurika. Uyu mugabo wari umaze kwigira umuyobozi utavugirwamo na gato ndetse akimakaza igitugu mu miyoborere, yaje kubishimangira ku itariki ya 2 Werurwe mu 1972 ubwo yatangazaga ko abaye perezida uzahoraho akazavanwaho n'urupfu. Bidatinze, nyuma y'imyaka 2 yanizamuye mu ntera yigita Marshal mu gisirikare hari ku ya 19 Gicurasi mu 1974. Neza kuri iyo tariki Valéry Giscard d'Estaing yatorerwaga kuyobora Ubufaransa. Uyu yari yarahoze ari minisitiri w'umutungo mu Bufaransa, akaba yaranafitanye ubushuti bwihariye na Bokassa. Ngo yakundaga bikomeye guhiga, akibanda ku nzovu cyane ko zagiraga amahembe yazo n'umurizo byagurishwaga akayabo. Bigeretse kuri ibyo, ngo Bokassa ngo yari yaramumenyereje kumuha amabuye y'agaciro ya diama yabonekaga muri Centrafrica, akaba yaramuhagaho ubura uko bahuye. Uyu mugabo akijya muri Champs-Élysées nka perezida w'Ubufaransa, yakoreye uruzinduko rwe rwa mbere mu nama y'ihuriro ry'ibihugu byakoronijwe n'Ubufaransa, yahisemo ko ibera Bangui muri Centrafrica, bitungura benshi. Icyo gihe muri iryo huriro hari harimo ibihugu bikomeye ndetse binafite abayobozi bakomeye nka Sédar Senghor wayoboraga Senegal, nyamara siho Valéry Giscard d'Estaing yahisemo ko inama ibera. Ibintu byibajijweho n'abatari bake. Icyubahiro kigomba kuba kiryoha koko, ariko kuri uyu mugabo ngo byasaga n'umwihariko we gukunda ibyubahiro agakabya. Ali Maïdou ndetse na Ange Félix Patassé ni bamwe mu bahoze ari abaminisitiri ku buyobozi bwa Bokassa ubwo yari perezida w'iteka ryose, le président à vie. Bokassa yari umukuru w'igihugu ukomeye cyane, ariko yari afite intenge zimwe na zimwe yanihaga ububasha bubaho bwose. Kuri njye rero navuga ko yakundaga igihugu cye, ariko agakunda ikuzo bikabije. Ubwo Valéry Giscard d'Estaing, perezida w'Ubufaransa, yari akiri ku butegetsi, yafashaga Bedel Bokassa muri byinshi, cyane cyane mu kuzamura ikuzo rye n'igitinyiro muri Afurika yose. Ibi byaje gutuma uyu mugabo atangira kurota inzozi zo kuba umwami aho gukomeza kubaho yitwa perezida. Bokassa yabanje kubibwira mugenzi we, basaga naho bahuje imitegekere, ni Mobutu Sese Seko, le Léopard du Zaïre. Nyamara Mobutu wari uzi imiterere n'imiyoborere ishingiye kuri demokarasi by'Abafaransa, yarabizi ko bishobora kutazakunda neza, agatekereza ko Abafaransa bashobora kutazashyigikira uyu mugabo bari bamaze igihe baragize nk'umwana mu rugo, maze yanga kugaragaza byeruye ko ashyigikiye Bokassa, ariko amubwira ko byaba byiza akoze ibintu uko yari yabiteguye. Twese ntawishimiye icyo gitekerezo cyo guhindura repubulika. Twari duheruka kujyana nawe mu bwami bw'Abashinwa, arabushima. Tutagiye kure, twaratuje kuko uwashakaga kumuhinyuza yashoboraga kubisigamo ubuzima. Iki gitekerezo yagikojeje umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa Valéry. Uyu ntiyabyumva neza, ariko ntiyanabifataho umwanzuro ako kanya kugira ngo aterekana ko Ubufaransa bushyigikiye politiki itari ya demokarasi. Nyamara bivugwa ko ibirori by'akataraboneka byabaye mu muhango wo kwimika Jean Bedel Bokassa Ubufaransa bwabiteye inkunga, ndetse ko iyo butabishaka ibyo bitari gushoboka.
mu kwezi kwa cyenda mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda mirongo irindwi na gatandatu uyu mugabo yakoze impinduka muri guverinoma, aho yabaye nk'usimbuza guverinoma icyitwaga inama y'impinduka muri Centrafrica, maze afungura mubyara we yari yarafunze, umwe yahiritse ku butegetsi, maze amugarura mu buyobozi, aho yamuhaye umwanya wo kumubera umujyanama. Mbere gato yo gufata umwanzuro wo guhindura Centrafrica ubwami ngo ireke kuba repubulika, Bokassa yasabye abafaransa indege yo kugendamo nk'umwenda, maze uwo mwenda barawumwima, bituma atangira kwishakira ahandi atsura umubano. Mu gihumbi kimwe na magana cyenda mirongo irindwi na gatandatu yaje gutokoza cyane umubano we n'abafaransa ubwo yatangiraga gukorana na Muammar Gaddafi, wari umwanzi ukomeye w'abafaransa ku mugabane wa Afurika. Ibi byageze naho uwitwaga izina ry'umubatizo rya Jean Baptiste de la Salle yari yarahinnye akaryita Jean Beder, byose yabivuyemo agahinduka umuyisilamu, maze afata izina rya Salah Eddin Ahmed Bokassa. Ibi yabikoze nyuma y'aho Muammar Gaddafi yaramaze kumuha sheke ya miliyoni y'amadolari nk'intangiriro y'ubushuti bwabo. Byasaga naho imyemerere ntacyo yari imubwiye, kuko yari gukora ibyo Gaddafi yashakaga byose, ariko akamubonamo icyo nawe yashakaga. Uyu ubwo yatahaga avuye gushyirwa mu idini ry'abayisilamu i Tripoli muri Libya, ngo yisubiye ku kayoga ka whisky, byerekana ko atari afite gahunda mu myemerere ya kiyisilamu. Mu by'ukuri yari afite umugambi wo gushimisha inshuti ye nshyashya ariwe Gaddafi, kugira ngo ijye imutera ingabo mu bitugu, by'umwihariko mu by'amikoro n'igisirikare. Ndibuka neza Bokassa avuye mu mihango yo guhindura idini yitwa Salah Ahmed, yihereje ka whisky asomaho, arambwira ati nabahamije. Nyuma gato ariko abafaransa babitekerejeho, basanga ari ngombwa gukomeza kwiyegereza Jean Beder Bokassa, kuko batekereje ko namara gukora ubwami azarekeraho kuyobora nka perezida, ubuyobozi n'ubutegetsi bwose bikimukira kuri minisitiri w'intebe wagombaga kuba Ange Felix Patasse. Ibi byari mu bikomeye byatumye abafaransa batazuyaza mu gutegura uburyo bazakoza hasi uyu mugabo wari umaze kubigiraho akari akajyahe. Abafaransa batekerezaga ko kwimika umwami Bokassa bizaba nko kumukorera kudeta mu bwenge, ubutegetsi bukegurirwa Patasse, undi akagumaho n'ibyubahiro bye bitagize icyo bivuze. Igihugu cyari gituwe n'abaturage bageraga kuri miliyoni 2 zonyine cyahinduwe ubwami bwa Centrafrica, n'umwami wacyo wari ugiye kurushaho gutegekesha inkoni y'icyuma. Ntibyatinze itariki iragera, aherekejwe n'umugore we umwamikazi Catherine Bokassa n'igikomangoma Bokassa Junior. Abasirikari, abari bagize guverinoma ye, n'abashyitsi basaga 5,000 barimo minisitiri w'ubutwererane w'Ubufaransa Robert Gallet. Bokassa yakoze indahiro yiyimika ku mugaragaro. Byari ibirori by'akataraboneka koko, binagaragaramo ikuzo ngo ryasaga n'iryagaragaraga mu birori byo kwimika Napoleon umwami w'Abafaransa. Bokassa yatumyeho abahanga mu bugeni ngo bamukorere ikimenyetso cy'igisiga cya zahabu bihuye n'ikimenyetso cya Napoleon nanone Bonaparte wa mbere, wari warimitswe nk'umwami w'abami ku ya 2 Ukuboza mu 1804, banatumiza amafarasi 10 yo gukurura umwami w'abami Bokassa, ndetse bamara igihe bigisha abasirikari 60 b'Abanya-Centrafrica gutwara amafarasi. Ariko ibi byose abafaransa bakaba barabikoraga batishimye, kuko babonaga Bokassa ashaka kubarusha ikuzo nabo ubwabo. Imiyoboro ya televiziyo zo mu Bufaransa yarwaniraga gutsindira isoko ryo kwerekana imihango yo kwimika Jean Beder Bokassa, wagombaga kwiyita Bokassa Premier Empereur, kugira ngo abafaransa basabe imbabazi z'uko umukuru w'igihugu Giscard d'Estaing atabonetse muri ibyo birori byabaye ku ya 4 Ukuboza mu 1977. Abafaransa bazanye ikipe y'abantu bagombaga gukora mbarankuru igaragaza ikuzo ry'ubwami bushya n'umwami mushya Afurika yari yungutse. Njyewe Bokassa Premier, umwami w'abami wa Centrafrica. Nyamara muri uyu muhango nta mukuru w'igihugu n'umwe wahagaragaye, yaba Gaddafi wari inshuti ye, Idi Amin Dada nawe bavuganaga cyane, Mobutu ndetse n'abandi, ngo byasaga naho nta washakaga kubona mugenzi wabo abereka ko ari umunyacyubahiro urenze imitekerereze yabo, keretse minisitiri w'intebe w'ibirwa bya Maurice wahagaragaye wenyine. Bokassa yari yanatumiye papa, maze Paul wa gatandatu amutera utwatsi mu kinyabupfura, cyane ko uyu Bokassa yari azwi nk'umuyisilamu Ahmed wavuye mu bagatolika. Uretse ibyo byagaragaye nk'ibitaragenze neza, ubwo bavagaho ibirori by'iyimikwa rye byabereye, uyu mugabo ngo yagendeye mu igare ritatse zahabu y'agaciro, nyamara amafarasi 2 mu yarikururaga
ahasiga ubuzima azize ubushyuhe, bituma urugendo rusigaye Bokassa rukora ari muri limousine, nubwo yari yifuje kugenda akuruwe n'amafarasi nk'abandi bami bose. Bikekwa ko abafaransa ngo bari batanze amafarasi arwaye babishaka kugira ngo baze gusebya umwami w'abami Bokassa wari wabiraseho. Byatwaye akayabo k'amadolari y'Amerika asaga miliyoni 20 angana na 1/4 cy'ingengo y'imari y'umwami muri Centrafrica y'icyo gihe, yavuye mu mafaranga yaragenewe indi mishinga itandukanye yo kuzamura abaturage, ariko Bokassa ayigwizaho ngo yerekane ubuhangaje bwe nk'umwami w'igihugu cyari mu bya mbere bikennye ku isi, nyamara gifite ubutunzi kamere butagereranwa. Jean Bedel Bokassa yigwijeho umutungo wa rubanda bivuye ku butunzi kamere bw'igihugu nk'amabuye y'agaciro ya uranium yatwarwaga n'abafaransa, nawe bakamushumbusha kumushyigikira mu buyobozi bwe bw'igitugu, ndetse no kuba yarazamuraga imisoro uko yishakiye kandi igakusanwa n'igisirikare. Byari nk'ishyano ryari ryaragwiririye abanyacentrafrica icyo gihe. Icyizere cyo kubaho ngo cyabarirwaga ku myaka 43 yonyine. Mu gihugu ibirango bye byerekanaga ko izina rye ari umwami w'abami wa Afrika yo hagati, binyuze mu gushaka ko abaturage bunze ubumwe mu ishyaka rya politike ryitwaga Mesane, ishyaka riharanira iterambere ry'imibereho myiza ya Afrika y'Iburasirazuba. Umutungo watikiriye muri ibi birori byo kwimika Bokassa watumye iki gihugu gihura n'inzara kubera umusoro w'umurengera abaturage batangaga, ndetse n'ibindi byakoreshejwe byagaragazaga kwishyira hejuru kudasanzwe kwa Bokassa, ngo byatumye uyu mugabo aza kwisonga mu bategetsi b'abanyagitugu bigize abanyacyubahiro basumba abandi kurusha abandi bose. Yemwe n'umuhungu we George Bokassa wahoze ari minisitiri w'ingabo ntahakana ko se yasaga n'urwaye indwara yo kwigwizaho imitungo n'ikuzo. Son problème c'est quoi? C'est que il voulait le match vu. Ikibazo cye yashaka kwiyerekana, amafarasi, amamodoka, ibyo byose byamaga icyubahiro, byari nk'indwara. Mu Bufaransa twari dufite byibuze 10. Mu gihugu hari byose, diamant, ibiti, byatangaga amafaranga menshi. Kuri we nicyo cy'ingenzi kandi byo ni ubusa. Donc pour lui, il pioche là-dedans, c'est rien du tout ça. Bokassa yavugaga ko guhindura Repubulika ya Centrafrica akayigira ubwami byari mu buryo bwo gutandukanya iki gihugu kitari kinini cyane n'ibindi bihugu bya Afrika no guha ubuyobozi bukwiye abaturage bacyo. Nyamara uyu nyuma yo kwita umwami w'abami yayiboranye igitugu no guhutaza abatavuga rumwe nawe bose. Ibihuha byavugaga ko Bokassa yanaryaga imibiri y'abantu, ibyo bita cannibalisme, byasakajwe cyane n'inzego z'ubutasi z'abafaransa ubwo umubano wa Bokassa n'abafaransa wazagamo agatotsi. Ku ngoma ye hari byinshi abaturage bafashe nko kurengera, aho uyu mugabo ngo yahanishaga abantu ibihano bidasanzwe nko guca ibisambo amatwi, yemwe bamwe bakicwa bitewe n'uko abyumva n'uko yaramutse batagombereye kubacira urubanza. Nubwo yari afite abagore 18 n'abana 52, Jean Bedel Bokassa ntiwavuga ko abagore be bose bamukundaga. Abenshi ngo yabagiraga abagore be batabihisemo, cyane ko ngo umutungo w'igihugu wose n'abantu bose yabafataga nk'umutungo we bwite kandi afite uburenganzira busesuye. Marie Reine numwe mu bana Bokassa ngo yakundaga kubona agiye ku ishuri igihe uyu yari afite imyaka 15 yonyine. Icyo gihe yaramubengutse atitaye ku myaka ye itageze ku bukuru, yifuza kumugira umugore kandi ngo uyu sinawe wa mbere. Une personne qui m'a abordé et qui m'a dit papa veut vous voir. J'ai cru naïvement que c'était umuntu waje ambwira ko ari papa nshaka, nanjye nta no gutekereza nemera ko ari byo koko. Aranjyana angeze ibwami. Je suis arrivée au palais et là Bokassa était là, il m'a accueilli. Bokassa yari ariyo aranyakira, bahise banjyana mu cyumba, nararize nk'umwana. Hanyuma yigira umuntu mwiza cyane, aramerekeza mu modoka asubiza mu rugo. Il a été très très courtois. Il m'a ramené à la voiture et la voiture m'a ramené chez moi. Et évidemment, j'ai tout raconté à ma mère qui elle a compris le danger que ça représentait. Nabibwiye mama birumvikana, ahita yumva uburemere bw'ibyago twari tugize. Yahise afata umwanzuro wo kuduhungana bukeye bwaho. Twaje gufatwa iryo joro tujyanwa muri gereza. Nous avons été conduits cette nuit donc en prison. Amnesty International yanabaruye abandi bana benshi bahohoterwaga bakanafungwa mu gihe babaga banze kuba abagore ba Bokassa mu myaka za 70 muri Centrafrica. Marie Reine nawe numwe muri abo bana wafunzwe azira gushaka gutoroka ihohoterwa umwami w'abami Bokassa yashakaga kumukorera. Icyo gihe akaba yarafite imyaka 15.
mu gihugu igihe cyarageze ibyemezo byo gukandamiza abaturage banashonje kubera umusoro w'umurengera basabwaga byaje kubagera ahantu maze batangira gushaka kwigaragambya ibintu ubundi bitashobokaga muri iki gihugu. Ibi byiyongeraga ku mwuka mubi mu bayobozi bakuru nabo batabonaga umushahara wabo. Umunyarwanda wagize ati iminsi y'igisambi bibaze, uyu mugabo utaratekerezaga ko ibikorwa bye bibi n'ikuzo yari yarigwijeho byazarangira yakomeje kugaragaza isura yo kwikuza ku Bafaransa yitwaje ko nawe yahaga umukuru w'igihugu za diamant akanamwemerera guhiga binyuranyije n'amategeko. Ibi byatumye Abafaransa batakariza icyizere Perezida Valéry Giscard d'Estaing banafata gahunda yo guhirika Jean Bédel Bokassa. Byatangiye muri Mutarama mu 1979 ubwo abanyeshuri bo mu nzuge z'abashuri bigaragambyaga banga icyemezo cyo kubategeka umwambaro w'ishuri wakozwe na leta wari kuba ari umwambaro usa ku bigo byose kandi uhenze. Ibi ngo ntibyari bukundira ababyeyi b'abana mu gihugu cyose, ngo abenshi babaga barabyaye abana byibuze 7 kandi ari abakene muri rusange. Abarimu bo mu mashuri makuru nabo batangiye gusaba imishahara yabo n'abanyeshuri bararemesha basaba amafaranga y'ishuri bemererwaga na leta ariyo buruse. Umwaka w'igihumbi 1979 wabaye uw'ibitutsi n'ibirego. Abigaragambyaga baregaga umwami w'abami Bokassa, igisambo, umwicanyi n'umubeshyi nibyo byabaga byiganje ku byapa bigaragambyaga bafite. Ibi byaje gushimangirwa n'itangazo rya Amnesty International ryavuga ko ryiyama mu mwami w'abami Bokassa kubera abanyeshuri bari barashwe umwami, abandi bagashingwamo ibyuma biba ku mbunda bayineti, abandi ngo bagakubitwa kugeza igihe baremaye. Valéry Giscard d'Estaing, perezida w'Ubufaransa, yaje gutangira kwitaza Bokassa kubera isura mbi cyane imiryango mpuzamahanga yari imaze kumwambika y'ubwicanyi n'ubunyagitugu. Ibi ngo byagaragariye mu nama yabereye i Kigali ku matariki ya 21 na 22 Gicurasi mu 1979. Iyi ikaba yarahuzaga ibihugu bivuga igifaransa. Perezida w'Ubufaransa Valéry Giscard d'Estaing ngo akaba yaraje, ariko kuva inama yatangira ntiyigeze ashaka no guhuza amaso na Bokassa Premier wari uri muri iyi nama, ahubwo ngo yiyegerezaga Habyarimana cyane ko yari na perezida w'igihugu cyari cyakiriye iyi nama. Uretse Valéry na Mobutu wahoze ari inshuti ye ngo ntiyigeze amwikoza muri iyi nama yabereye hano i Kigali. Abaminisitiri batandukanye bagiye bahunga inshingano zabo, ndetse n'umwamikazi Catherine yageze aho nawe ava mu gihugu ahungira mu Bufaransa yikoreye ivarisi yuzuye imirimbo ye y'agaciro gatangaje yari yarategetse umugabo we kumugurira. Ingoma y'ubwami bwa Bokassa yari igeze mu marembera. Muri icyo gihe Jean Pierre Dupont wari inkoramutima ya Bokassa yamwibiye ibanga ko muri Champs-Élysées baba bari gutegura guhirika ubutegetsi bwe, ndetse ko abasirikari bamanukira mu mitaka bageraga kuri 500 ngo bari bamaze guhabwa ubutumwa bwo kuza muri Centrafrica banyuze muri Congo yahoze ari Zaire. Nyamara Bokassa ibi ntiyabyemeye neza. Mu bibazo by'uruhuri yari arimo, yasabye yari inshuti ye ya kera Valéry amuha amafaranga atuma yikiza umujinya w'abaturage be. Uyamutera utwatsi bituma Bokassa yibuka ko yitwa Ahmed maze agarukira ku ya 20 Nzeri nibwo Jean Bédel Bokassa yari yagiye gusaba ubufasha kwa Gaddafi i Tripoli. Byihuse nk'umurabyo ingabo z'Abafaransa zahise zisibanganya ubwami bwa Bokassa mu gitero bise Operation Barracuda. Abafaransa bavuze ko batigeze bihuruza mu guhirika ubutegetsi bwa Bokassa, ahubwo ko bahamagawe na mubyara witwa Bako wahoze ari perezida agahirikwa na Bokassa. Nyamara ibi ngo byari nyuma kuko na Bako nta gahunda yari abifitemo. Bako niwe wasubijwe ku butegetsi, ariko abanyacentrafrica bavuga ko Bokassa yababereye imbwa ashyigikiwe n'Abafaransa, rero ko n'undi muyobozi wari gushyirwaho n'Abafaransa nawe ntawe ari gutanira n'uwa mbere. Ibi namwe mu magambo akarishye yigaragazaga ku byapa bari bafite. Mu gihe ikibumbano cyagaragazaga ubuhangange bwa Bokassa cyasenywaga, Bokassa we yagerageje guhungira mu Bufaransa, cyane ko aranafite ubwenegihugu bw'Ubufaransa kubera imyaka 20 yamaze mu gisirikare cyabo, ariko baramwamagana. Nyuma y'amasaha 48 abunze imitima, Côte d'Ivoire yayoborwaga na Houphouët-Boigny niyo yamuhaye ubuhungiro. Nyuma yo guhirika ubutegetsi bw'abami bwamaze imyaka 2 yonyine, ngo abaturage ba Bangui batangaje ko binjiye ibwami bagasanga imibiri y'abantu muri frigo ya Bokassa. Bamushinjaga kurya inyama z'abantu no kuzigaburira abashyitsi be, kandi abo bashyitsi be batabizi. Mu buhungiro bwe Bokassa yababajwe cyane n'icyo yise ubugambanyi bwa Valéry Giscard, ndetse yaramushinje kuba yaramusambanyirizaga umugore umwamikazi Catherine. Akaba ari nayo mpamvu we ngo bamushakiye indege agahunga asize Bokassa mu mazi abira.
Bokassa avuga ko perezida Giscard yoherezaga umugore we i Bangui mu nzinduko z'akazi, yageraho akajya asaba ko na Bokassa yajya yohereza Catherine i Paris, ari nabyo ahera avuga ko yamucaga inyuma. Si ibyo gusa uyu mugabo Valéry kuko yamuturiye ama zose n'inzovu yarishe mu buhigi butemewe, biza no gutuma uyu mugabo Giscard atongera gutorwa mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu 1981. Nyuma y'igihe ari mu buhungiro muri Côte d'Ivoire no mu Bufaransa, yageze aho agaruka i Bangui atekereza ko abaturage bazamwubaha nk'umwami, ahubwo bamwakiriza ibirego byamushinjaga kwica abana n'abantu bakuru, kurigisa umutungo utagira ingano ndetse no kurya abantu. Uyu mugabo ngo yababajwe cyane n'ibirego byamugeretsweho, aho yavugaga ko bariho gukabya. Nyuma yo kumara imyaka 7 mu buroko, Bokassa wari warigeze kwitwa Ahmed Salah yavuye ku ngoyi y'uburoko ahita yiha Imana, aho yiyise intumwa yihariye ya Yesu Kristo cyangwa se apôtre de Jésus-Christ, kugeza igihe yapfiriye mu mwaka w'1996 asa n'aho afite idini rye bwite. Umwamikazi Catherine we bagerageje kumukurikiranaho ufatanyacyaha mu gusesagura umutungo w'igihugu, nyamara ntihamwa n'ibyaha. N'ubu arakibera i Paris. Ubutegetsi bwa Bokassa busa n'ubwabaye intangiriro y'uruhererekane rw'imidugararo ya hato na hato muri iki gihugu cya Centrafrica, dore ko no muri iki gihe imiryango mpuzamahanga igihangana no kugarura amahoro asesuye nyuma y'uko François Bozier yahiritswe n'inyeshyamba za Seleka zigendera ku mahame ya Kisilamu, ari nako abasivile bazira ubwicanyi bwo ku mpande zitandukanyijwe n'imyemerere, abakristo n'abayisilamu. Ibi bisa mu munwa byabereye muri iki gihugu mu gihe cya Bokassa, bisa naho bitavuzwe cyane ku ruhando mpuzamahanga kubera inkubiri y'izindi ntambara zaberaga mu bice bitandukanye nka Iraq ndetse n'amakimbirane yo muri Ukraine. Ngayo amateka ya Bokassa Jean Beder, wabaye umwami w'abami mu gihe cy'imyaka 2 muri Centrafrica. Ariko ibya yamvugo ngo uwarose nabi burinda bucya, iki gihugu kikaba kitarabona amahoro n'umutekano bisesuye, cyane ko hari n'abemeza yuko n'inyubako cyangwa se ibikorwa remezo bikigaragara yo kuri ubu ngubu ari ibyubatswe byibuze na Bokassa.